hari amamiliyoni y'abantu yareba ibyo Henry Ford yagezeho nyuma yo kubigeraho bakamugirira ishyari kubera ibyo yagezeho, amahirwe yagize se, ubuhanga butangaje bwe, cyangwa se ikindi kintu cyose batekereza ko ari cyo cyamugejeje ku bukire. Birashoboka ko byibuze umuntu umwe mu bantu 100,000 azibanga Henry Ford yakoresheje, ariko usanga abo bake barizi ari abantu badakunda kuvuga cyangwa se bakaba bagira ubute kubera ukuntu ari ibanga ryoroheje kandi riciriritse. Nyamara ni ibanga ryagaragarira mu bintu bito cyane. Mu myaka mike ishize Ford yafashe icyemezo cyo gukora imodoka yamamaye ya V8. Yafashe icyemezo cyo guhuriza hamwe silindiro 8 muri moteri imwe, maze asaba abenjeniyeri be kumushushanyiriza no gukora iyo moteri. Moteri barayishushanyije, ariko abenjeniyeri bose bahuriza ku kintu kimwe rukumbi. Bose bahamije ko bidashoboka ko silindiro 8 zashobora gushyirwa muri moteri imwe. Ford nawe yababereye ibamba, arababwira ati mwebwe nimuyikore. Nyamara nabo bakomeza gusakuza cyane bati ntibishoboka rwose. Ford yarababwiye ati nimukomeze muyikore, kandi nta gutaha itararangira ntitaye ku gihe izabatwara, mugomba kuyikora. Abenjeniyeri barahanyanyaje kuko nta yandi mahitamo bari basigaranye mu gihe cyose bari bagikeneye kuba abakozi ba Ford. Amezi 6 yarihiritse nta kintu barageraho, andi 6 nayo yarihirika nta kijya mbere. Abahanga bawe bakoze uko bashoboye mu nzira zose batekerezaga, ariko byose bikarangirira ku ijambo batangiriyeho rigira riti ntibishoboka. Umwaka ushize nibwo Ford yaje gusuzuma aho bigeze, ariko bamumenyesha ko basanze bidashoboka. Yarongera ababwira ati rwose nimukomeze mukore, ndayishaka byanze bikunze. Barakomeje barakora, maze ko bimeze nk'igitangaza bahishuriwe ryabanga, bituma kwizera kwa Ford kubageza ku ntsinzi. Iyi nkuru ishobora kugorana kuyibara, ariko isomo ibumbatiye ni ingenzi cyane kandi ni ukuri. Rikurikirane wowe ushaka gutekereza ugakorana ubukire, shaka ibanga ryagize Ford mu miliyoneri kandi uzabigeraho, nta nubwo bizagusaba kurishakira kure cyane. Henry Ford yageze ku ntsinzi kuko yasobanukiwe neza kandi agashyira mu ngiro ibanga ry'ubutsinzi. Ni ibanga ryo kugira ubushake, ari byo kumenya icyo umuntu ashaka koko. Zirikana iyi nkuru yo kugera ku ntsinzi kwa Ford, maze uhitemo umurongo ubona uhishura neza ibanga ryamugejeje ku butsinzi. Ibyo nubasha kubikora, ukaba ushobora gutunga agatoki itsinda ry'amahame n'inzira byagejeje Ford ku ntsinzi, ndaguhamiriza ko bizaguhanira n'ubutsinzi bwe mu muhamagaro wawe uwo waba ari wo wose. Ubwo Henry Ford yandikaga ati ndi umugenga w'ibyago byanjye n'umuyobozi w'ubugingo bwanjye, yabaga atubwira ko turi abagenga b'ibyago byacu n'abayobozi b'ubugingo bwacu kubera ko dufite ubushobozi bwo kugenga intekerezo zacu. Numva yaratubwiraga ko ibinyamwuka by'uruvange uyu mubumbe dutuyeho urerembaho ari nawo natwe tubaho tukawugenderaho, ari ishusho y'imbaraga zigendera ku muvuduko y'ubwivumbagatanya buhambaye cyane, kandi ko urwo ruvange rw'ibinyamwuka rwuzuye imbaraga karemano zihora zihuza n'urusobe rw'ibitekerezo biba mu bwonko bwacu, bikadutwara hano cyangwa hariya mu buryo karemano, maze bigahindura ibyo bitekerezo mu bintu bigaragara kandi bifatika hagendewe ku miterere y'ibyo bitekerezo. Ntekereza ko iyaba abasizi baraduhishuriye ibanga, byari kuba ishingiro ry'imvugo igaragaza ko turi abagenga b'ibyago byacu n'abayobozi b'ubugingo bwacu. Yakabaye yaranabishimangiye cyane ko izi mbaraga zitajya zigerageza gutandukanya ibitekerezo byubaka n'ibitekerezo bisenya, ku buryo byari gutuma twihutira kwitandukanya n'ibitekerezo by'ubukene, ahubwo nanone bikadusaba kwihutira gushyira mu ngiro ibitekerezo by'ubukire. Yari kudusobanurira ko ubwonko bwacu burya bwihuza n'ibitekerezo biganje muri twe, kandi akatubwira ko ibyo nabyo byihutira kuduhuza n'ibintu, ukuntu, imbaraga n'abantu mu buryo butanga amahoro hagendewe ku bitugize n'ibitekerezo biganje muri twe. Aba yaratubwiye neza ko burya mbere yo kwigwizaho ubukire mu mwuzuro wabwo, twakabaye tubanza guhuza intekerezo zacu n'imiterere y'ubushake bw'ubukire busendereye. Ibyo bigatuma imyumvire n'intekerezo z'amafaranga zitwuzura, maze zikiremamo imigambi ituzanira amafaranga. Nyamara kubera kuba umusizi utari umucurabwenge, Henry Ford we yanejejwe no kuvuga imvugo y'ubusizi. Ibyo gusobanukirwa imvugo ye abiharira abazayumva, bakayisobanurira mu buryo bw'inyurabwenge ya buri wese. Gusa uko ibihe byahaga ibindi, ukuri kwagiye kurushaho kuganza, kugeza ubwo uyu munsi aya mahame yanditse muri iki gitabo yigaragaza mu buryo budashidikanywaho ko dushobora kugenga ibizazane by'ubukungu. Ubu navuga ko noneho turi tayari kwakira ihame rya mbere muri aya mahame.
wowe rero icyo ngusaba, komeza imyumvire ifungukiye kwiga no kwakira ibishya, kandi ukomeze uzirikane ko atari igihangano cy'umuntu umwe rukumbi.